Ibihe byiza mwe mukomeje kurikira Wakanda official. Uyu munsi rero reka mbahereze ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro nje kubabwira rero amakuru yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga, mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa byabaye nyuma yaho Niyo Bosco akoze ibirori byo gutera ibise cyangwa byo kwambika impeta umukunzi we. Ni ibirori byagiye bigarukwa n'abantu benshi cyane. Ku mbuga hose hagiye hacaracara rero amagambo avuga ati Niyo Bosco rwose ngo agushije ishyano ngazanye ngo umugore ngo ariko ngo ntabwo bazarambana. Gusa byose byari imvugo barimo bavuga, gusa nta wamenya, nta wahita abishyiraho umwanzuro. Gusa rero ngiye nje kubabwira kuri Ilene. Ilene niwe umugore nyine wa Niyo Bosco, nk'uko mwagiye mubibona mu gihe kishize arimo amutembereza amurambagiza. Bari basohotse mbere yaho nyine kugira ngo aze kumwambika impeta, bari babanje kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga, bagiye gutembera. Ubundi aya makuru twakwiye ku kinyamakuru gikorera kuri YouTube cyitwa GG Time. Nicyo cyatangaje inkuru bwa mbere kivuga ati buriya Dorcas niwe muntu wagize uruhare runini cyane mu guhuza Niyo Bosco ndetse na Ilene. Njye rero nikoreye ubushakashatsi bwanjye ku ruhande nkusanya n'amakuru nsanga koko Dorcas niwe muntu wagize uruhare runini guhuza Ilene ndetse na Niyo Bosco. Uti rero ngo byagenze gute? Gusa nanoneho uraza gutungurwa cyane. Niyo mpamvu rero ngusaba kureba iyi video kugeza ku musozo wayo. Gusa rero uzi kwibuka gukanda like, ukande subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Dusubiye inyuma ho gato, mbere na mbere Niyo Bosco murabyibuka yamamaye tumubona twebwe atabona, afite ubumuga bwo kutabona, ariko ubundi Niyo Bosco mu busanzwe ubundi yararebaga azi ibintu byinshi cyane byose kubitandukanye. Ntabwo ariko yavutse mbega muri make. Yagize buriya burwayi amaze gukura, ni uburwayi yagize, agiye kwa muganga biranga, rero biza kurangira ahumye nk'uko mwagiye mubyumva mu biganiro bye bigaruka ku buzima bwe. Nk'umuntu rero wakuze ubona cyangwa se wagiye ugaragara muri byinshi, ari muto, hari byinshi yagiye abona bigiye bitandukanye. Azi gutandukanya ikibi n'icyiza by the way, kuko ntekereza ko byabaye afite nk'imyaka 15 niba ntibeshye neza. Mwiyo myaka rero nk'umwana wese nyine aba aravukanye imisemburo ikora neza, ushobora gukunda cyangwa se kudakunda bitewe n'igihe. Gusa igihe yagombaga kuba akondana yaje kugira ubwo burwayi, ndetse murabyibuka ko Niyo Bosco atari umuntu wavukiye mu muryango ukize cyane, ahubwo ntabwo bakize cyane. Byari bigoye cyane ndetse no kwiga. Hejuru y'ibyo rero mu kumuvuza byatwaye amafaranga menshi cyane ku buryo ari ibintu byasubije inyuma family yabo. Mu gusubiza inyuma rero family yabo hari byinshi byahagendeye bigiye bitandukanye. Niyo Bosco rero yaje kwamamara muri 2019 abifashijwemo na Niyo Bosco, abifashijwemo na Ilene Murinda habi. Niwe wafunguye umuryango w'inzira ye kugira ngo tumenye Niyo Bosco ahereye ku ndirimbo Ubigenza ute. Ndibaza ariyo ndirimbo yahereyeho. Ni indirimbo yamugize umusitari, arakundwa, aramenyekana. Murabyibuka ko Niyo Bosco yamenyekanye mbere y'aba Vestine na Dorcas. Yego, Niyo Bosco niwe wabibanjemo kubizamo. Bahuye na Ilene bahuriye kuri The Choice Live, bari barahanye gahunda, gusa biza kugorana ntibaza guhuza bitewe n'igihe, ariko ubw'amahirwe rero baza guhura, abona afite talent. Nibwo rero twamenye Niyo Bosco, bakora indirimbo Ubigenza ute, iramamara, irakundwa. Nibwo rero and then byaje kungana rero bahura na Vestine na Dorcas. Aho rero nibwo nawe ari kugenda yiyubaka mu iterambere, ari nako izina rye rizamuka cyane. Yuko Vestine na Dorcas bahuye na Ilene byo ntabwo nshaka kubitindaho cyane ko twabigarutse mu kiganiro giheruka. Nagusaba rero kukireba kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mu guhura kwabo rero murabyibuka ko Niyo Bosco yafashije itsinda Vestine na Dorcas kuryandikira indirimbo zigiye zitandukanye. Nyinshi mu ndirimbo tuzi niwe wagiye uzigiramo uruhare, yagize uruhare runini rukomeye cyane. Niyo Bosco rero mu buzima bwe yakomeje nyine abaho nyine atareba. Murabyibuka yakoze ziriya ndirimbo zose atareba, ariko akagira nyine abantu bamuba hafi rimwe na rimwe. nawe yakundaga kuganiriza rero itsinda Vestine na Dorcas, dore ko bakundaga kuba bari kumwe igihe kinini.
bakundaga ko igihe kinini bari gutegura indirimbo ntabwo ari ibintu biba byoroshye bifata igihe kinini cyane pe. Mu gutegura rero indirimbo baraganiraga murumva abantu baba bagomba kubaka ubucuti bukomeye kugeza aho bubatse n'ubucuti twavuga ko ari ubucuti budasanzwe as family iba muri MI Empire ni sisters and brothers kandi sister and brothers babwirana buri kimwe cyose. Byaragiye rero birakomeza Niyo Bosco uko aganira na Vestine akamubwira ko ari muri relationship nyine know it na Idriss. Wenda singiye kuvuga ko ari Idriss cyangwa se undi wundi aho ndaza kwifata kugira ngo bitaza kugira uwo bibangamira wundi. Niyo Bosco rero yaje kubwira Dorcas amubwira ko buriya nawe aba yumva yagira umukunzi ariko amubwira ko bigoye cyane nyine kugira ngo abone umukunzi, ariko akaba Dorcas kuba yaraziranye na Ilene uko muri mwabonye ifoto bari kumwe, sinzi niba mwayibonye kuri thumbnail, ifoto iriho muraza kuyibona, bari baziranye kuva kera. Gusa rero Ilene yari yarakunze cyane Niyo Bosco. Buriya Ilene yakunze Niyo Bosco cyane, arabiceceka kuba cyane ko atarafite n'uburyo yamugeraho, ariko akaba yaraziranye na Dorcas. Ukuntu rero Dorcas yabaye ikiraro cyabo rero, Dorcas yaje rero gufata iya mbere nyuma y'uko Ilene yaramubwiye ati yikundira buriya Niyo Bosco birenze no kubakunda indirimbo ze, birenze no kuba umufana. Dorcas yafashe iya mbere rero ajya kubwira Niyo Bosco wahoraga amubwira ati buriya nanjye numva najya muri relationship ukuntu biba bimeze. Niyo Bosco rero bakimukubita inkuru y'uko Ilene amukunda cyane, byahise ko mu nda binwanga cyane, ibyishimo biramurenga, amarangamutima arazamuka kuko atibazaga ko ari umuntu wamukunda cyangwa se wamuserera ku rwego nka ruriya. Yego nibyo, Dorcas yabaye rero ikiraro ahuza rero Ilene ndetse na Niyo Bosco, batangira kujya bavugana, baradiringa ndetse ubucuti bwabo butangira kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Nuko rero Dorcas yahise ahereza ikibuga Niyo Bosco ndetse na Ilene, ubundi batangira urukundo rwabo. Gusa ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo tuza gushingira ku inkuru yacu, ahubwo Dorcas kuba yaragize uruhare runini cyane mu guhuza kwa Niyo Bosco ndetse na Ilene ni ibintu rero twaza no gushingiraho. Murabibona kuba yanatashye ibirori byiwe, ni ibirori yagiye kumushyigikiramo rero nk'umuntu wari wabaye founder wabo, ntabwo yabura kujya kubashyigikira. Yari yagiye rero by'umwihariko rero nk'umuntu wabaye muri team MI Empire, nawe yari yagiyeyo, gusa nabwo bikaba harimo akantu nyine, gusa nk'ibanga mbibiye nimwe mbibwiye nta wundi. Ibi rero biraza gushimangira rero urukundo rwa Niyo Bosco ndetse na Ilene. Benshi bagiye bagarukaho cyane bavuga ati Ilene ntabwo afite urukundo rukomeye cyane, ngakurikiye amafaranga, ariko ibi byose nagira ngo mbabwire ko ari ibinyoma cyangwa se ari iby'abantu bashaka kwita babaca intege kugira bagire indi mitekerereze yindi. Murabizi bibera ku mbuga nkoranyambaga, byose bitangira ari utuntu duto ariko nyuma bikaza kuba ibintu biremereye. So rero icyo nambabwira ni uko Ilene amukunda cyane ndetse atateze no kumutenguha cyane, ko ari we wabanje kumukunda cyangwa se ari we wateye intambwe ya mbere. Birumvikana rero umuntu wateye intambwe ya mbere biragoye rero ko yamuhemukira. Afite impamvu nyinshi cyane zirenga ibihumbi zatumye amukunda. Nk'uko rero Niyo Bosco nawe akunze kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga avuga ati yishimiye rero iki gikorwa, yishimiye Ilene ndetse azakora igishoboka cyose babane neza muri byose, kandi yanasabye n'Imana ko yamushyigikira kugira ngo urukundo rwabo ruzabashe kugendwamo n'Imana, rube urugo rusurwa, rube urugo rurangwamo buri kimwe. Ndetse mu kiganiro yagiranye na Ilene muri Nzahabi kuri MI Empire, ubwo bari bamaze gukora ibirori rero byo gutera ivi, yanavuze ko ateganya izindi gahunda zose ziranga ubukwe kugira ngo ubukwe bwuzuye, kugira ngo yegukane umukunzi we mu buryo bujyanye n'amategeko cyangwa se mu buryo bwemewe mu buryo bwose, mu buryo bw'amategeko n'imbere y'Imana. Yavuze ko rero izindi gahunda tuzagenda tuzimenyeshwa uko ibihe bigenda biza, tuzagenda tuzimenyesha gahunda.
Uyu Niyo Bosco rero mubona yagiye afasha abantu benshi bagiye batandukanye, haba abasitari batandukanye. Buriya Niyo Bosco yandika indirimbo cyane ko yanagarutse avuga ko buriya kwandika indirimbo ari byo bimwinjiriza kurenza uko aririmba. Yabigarutseho cyane. Gusa benshi bagiye bagaruka ku byamamare bigiye bitandukanye bavuga ati wenda twafata urugero nk'umuhanzi wita Muchoma, yavuze ukuntu wenda Niyo Bosco ashobora kuzajya mu gahinda gakabije bitewe na Ilene mu gihe wenda atakiri umuhanzi, avuga ati ese azakora iki, Ilene ngo azahita amuta. Gusa ntawe ugena ejo hazaza hundi, bitewe rero nuko atazi icyo akora cyangwa se n'icyo Imana yamuteganyirije hari imbere. Ntabwo rero yari akwiye guca urubanza nka ruriya. Ni ibintu rero byagiye bigarukaho, namwe mwagiye mubona amakomenti menshi agiye atandukanye, yaba ku mbuga zigiye zitandukanye bitewe n'urubuga rwose ukoresha. Ni ibintu byagiye bigarukaho cyane, gusa amakomenti yo yari menshi cyane yibaza ati se bazabana ute, bazabahute. Nagira ngo mbabwire ko buriya urukundo rujya rushaka, kandi byose iyo byajemo Imana nta kidashoboka. So rero ibiganiro byacu byo nakagaruka, icyo ngusaba rero ni ugukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza rero bibera hano bitazigera bigucika. Jye mwabanye nyita DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.